Isi SAN G isi twayisanze amarira ndetse n'amaganya humura bizashira. Natangiye umuziki kera ariko 2012 ndumva aribwo natangiye kwandika indirimbo. Ninjira muri studio byari 2017. Ntago navuga icyo nagezeho kuko urugendo rurukiri rurerure kuko mba nkiyubaka ntacyo navuga kironeya naba naragezeho ariko still ndimo ndabishaka ndikwiyiringa bikaze. ngeze mu gihe cyo kubaho kuri ikinyarwanda nk'abaha abanzi bakajije nuba mbere mu bambere niki wazubwira waje nabi naguha. Indirimbo ni nyinshi kuko maze gukora indirimbo zirenga 8. Ndibaza ko mbere yo gukora indirimbo ubanza kumva ko n'ubundi ari nziza, niyo wavugamo amagambo uyavuga uzi ko ari meza tu. So indirimbo numva yankoze ku mutima n'abandi bose, indirimbo bita iyi si niyo bita Mama Afrika. Ingobyi afekura ingobyi niterambere nawakuze imbere afekura ingobyi niterambere nawakuze imbere Mama Africa, we never give up. We love you Africa. Yeah. So kuba narehisemo injyana hip hop numvishe ariho nacisha ubutumwa bwanjye mbwira abantu sinajya kwigana muri bimwe bya bagenzi banjye ngo nukugera imbere kurushaho, ariko still icyo ukora nicyo kikugira uzabawe. So ntago navuga ngo ntago imbere gusaba bihagije kushobora no kwifuza nuhagere, ariko icyizere kiba gihari ko wahagera ukanaharenga nawe uba wifuza kugera. Injyana ya rap itandukanye n'ibiyobyabwenge kuko hari n'ababikora murabizi, hari abayikora badakoresha ibiyobyabwenge. Kuba umuntu aririmba hip hop ntago ari uko bamubonamo ibiyobyabwenge. Mu buzima hari byinshi biturushya nubwo inzira ari ndende amahirwe aracyaha.